Ndi papa sava. Ubundi namawete. Uriya nibyo. Uriya mugabo rero yavugaga. Uriya mugabo biriya yavugaga by'inkuru ziwabo. Uriya hari n'ahandi zabaye ariko bijya gusa rwose bijya gusa ariko ugasanga bitandukaniye n'ahantu hamwe rero yemwe bagore beza mureke twumvikane yewe sha abantu bose barangije kubona icyo banywa reke twumvikane gira vuba vuba tureke kuganira mu matsinda noneho dusubire mu biganiro reka banza abarebe reka banza abarebe hanyuma tuze kubigira hanyuma ariko nanjye ariko uramba kandi uri imbere yazo ubu nawe uri umushyitsi se kandi ukeneye ko baguseriva harya ngo yagize itesha itaciye akatsi bwije itaciye akatsi kubera nyine ngo kubera ubwiza nabibonye abantu bamwe bari kunjyanira inzara abandi nkabona byabashoboye ngo ndi mu biki ndimbatiwe iwawe rwose nahasanze ibyiza byinshi ese muyobe ko ejo yari noheri ejo muyobe ko yari noheri tugendana n'ibihe uyu munsi ni uwa mbere wa noheri uyu munsi ni uwa mbere wa noheri mba ndimo kubibutsa ivuka ry'umwana Yesu Kirisito reka natwe buriya abantu babashyushya rugamba cyangwa abasangiza jambo natwe turakereya turahimba tugashyiramo utuntu dushyashya nk'ubu bukwe n'ahandi hantu waba warabubonye ariko wongereho ko badusanze mu muryango umuryango turi mu bya Yesu Kirisito watuvukiye tuvuga ibya Yesu Kirisito watuvukiye ubu nicyo nashaka kukubwira nta bundi bukwe wabonye burimo umusangiza jambo wambaye atya uzabizana ariko rero azaba nyigana bitaza kugira ngo mu gihe kibambwe uzasanga umusaraba twamubambye ubwo hari kandi gacya tuzafata nyine ku mugani simbona mujyanisha Yesu yavutse ubwo mukanya uraza no kubuti ni mu gihe cyo kumubamba cyo muzabigenza gute duhorana udushya rero uzabibona cyangwa icyo kumushyingura nari bubibaze none ntuye ntaravunika tazamukiba banguraza kwegura rwa cya gitare ngo kibirinde ariko rero nimubigire buriya mu gifaransa byose babyita ambiance abazi igifaransa byose byitwa ambiance byose ni ambiance hanyuma rero bitabaye ngombwa ko tugira dutya ngo dutinde nagira ngo nsabe umubyeyi Ndimbati yari yambwiye ati numara kubona abantu bose bafite icyo kunywa barimo gutsirika inyota ibiganiro bive mu matsinda hanyuma ngira icyo nisabira mugenzi wanjye mubyeyi rero nagira ngo nanjye mbahe akanya uyu mwanya ubuwanyu murakoze arakoze cyane umuhuza wacu ariwe musangiza amagambo pasite ni amahoro yego rwose masa rero twaganiriye ndetse twagize ibiganiro byiza ndahamya ntanashidikanya ko tuzahorana ibyiza rwose kugenza wakitubwiye ndetse ndumva washimye n'ibyicaro rero ngaho umwanya noneho nanone komerezaho komeza utubwire ndetse unatubwire n'abasore mwagendanye dawe wagiye ugarukira imbere aho ngaho nyuma yawe nahabonye ba gitariro ntago bari kuvuga ariko numvisha bavuza impundu da ngaho rero umwanya n'uwawe komerezaho taza kugira ngo hari aho twaguheje muri uru rugo urakoze Ndimbati
nk'ukuri intumwa y'umuryango mugari naje nsanga nabasabye umugeni kandi ndashima muramumpa nizo za mpundu wumvaga mwaba babyeyi twazanye urabona yuko nazanye n'abagabo nzana n'abasore nzana n'ababyeyi nzana n'abari rero ntabwo naje nisabira ndumva ngira ngo niyo matsiko wari ufite ngo nkwereke abasore nazanye nabo ukunde buku nanjye natumwe n'umuryango kandi ubutumwa ndabusohoza nanagushima ko wambereye mukunda abantu umugeni rwose umuryango ukamuduha rero muri aka kanya ndagira ngo abasore banjye twagendanye mube hafi munzanire uwo musore aze yegere umusaza muramutse oya ni ikoranabuhanga ngira ngo intumwa zanjye z'umuryango zindi zinyungirije zabambwirira bakigira hino araje rero umuramutse ngira ngo ubone koko ni umusore n'intarumiko murakoze ubwo nanjye nahita mpaba hafi ati muzane uwo musore hanyuma ababyeyi bamuramutse nyamuneka nagira ngo uranyura iruhande rwo haruguru mubyeyi ndimbati muragejuru mwumve niba hari icyena ndabona baje ari koperative ndabona ari impanga kandi ntabwo twashingira asosiyasiyo uratwumvira ko hari icyenda basubiye inyuma hagarare hariya gira hino numve hari ubwo ko numvishe uyu muhaye ikizamini biramunanira igira inyuma garuka sha garuka yarashize rwose imiryango migari nagira ngo papa sava rero yego ereka ibyicaro birimo kwiga nagira ngo mbasabe mwigire hano imbere hanyuma yego hanyuma muraza gukurikiza amategeko yanjye mu by'ukuri nubwo nize biology ariko ibintu bya droit mbibamo droitire nagira ngo ngusabe musore wacu wigire ejuru umukwe wacu umwana wacu burya umwana uvuye iwanyu akazi iwacu natwe ababaye iwacu ubu tugiye gufatanya kurera niyo mpamvu protokole ndimo kuyikora nk'ababishinzwe ngira ngo ngusabe utere intambwe imwe wegera imbere intambwe imwe wegere imbere urebe iwanyu ubaramutse uti ariko mwongeye mwambonye ubundi icyo bivuze ni ukuvuga ngo mwaraje mudusaba irembo tuti muduhe inka y'imfatarembo murayiduha muti turatashye nimutinda muzasanga iwacu nuko hanyuma murakomeza muraza muramusiga ntimwari muzi ko ari buze hari abamuza mwahamagara mugasanga ngo isharenze kamabuye none dorageze ahangaha mwongera mu muhamashingana n'ikinyabupfura muryango mugari badafi mureke kuderanja nagiye ni mwebwe ndimo kubwira nagira ngo nawe ubaramutse bara n'umuryango mugari muramubona n'igituza cy'umuniro n'intare y'umugara ni ruhanga ruhogoza abarebyi ni maboko afora kandi agejeje mu nkiko y'igitugu akarekura ntago yahungabana ahubwo barahungetwa ntawe utwigimba rero burya kubutwara uramubona ni umusore rwose uhamye n'intwari baririmba n'icyogero urabona ko ari ishyaka ahamije ibirindiro aba nagira ngo musabe rero n'umugaragiye nawe ajye juru murebe ko nawe rwose muramubona
hano iwacu pasiteri tugira umwana dukunda kwita Kiroso, yego kubera icyanwa afite, ariko uribuka yanuza iyo bya bisetso bya Nturo n'umwami noneho reka ndetse kubivugira ahangaha. Ndabona basa rwose, turabashima, murakoze muzi bigani mukomere. Ndabasabye rero bana bacu umuca kabogi, mutuze mutunganirwe, mwicaze yo mbere ubu ni na yombi wo kabyaraho, nta cyabatera giturutse iwacu. Ndimba ndakumva pase. Ndagira ngo nsabe umusangiza jambo wacu yongeramo akanya, ngira ngo nk'uko umusore mukuzaniye ukaba umaze kumuramutsa, ngira ngo ntabwo wigeze ubona muzitsa ye. Uriya afite amenyo yuzuye mu kanwa, ariko kutamwenyura nk'uko hari aho wakoze hari ikibura. Rero nanjye nkaba ngira ngo uwo nasabye muvuga mu mazina nk'uko natumwe n'umuryango, nkaba ngira ngo uhamagaze Kambere nanjye bamunzanire muramutse umusore wanjye yo kwicirwa n'irungu hariya ndeba. Hanyuma seka Yaseke hari ukuntu usekera n'ababyeyi shaba Arabasekera yararezwe. wese ko aracyayikomeye, ageze ati ndaryuma hota aryumye. Nibyo Yego nze pasiteri, reka sinjye bugeyo, ariko reka mbwire umva n'ubundi ni wowe ntumukanyaruka nyaruka urebe mu bakobwa. abikambera nagira ngo mube mwitegura, n'ubundi ndaje, ndi umwamba ugenda ako kanya nkaraswayo nkagaruka, ndaje mbabwire. Ariko Tana Jejuru warabutswemo inyuma hariya, erega kabona igeramo kari agaciro. umuhungu wanjye nawe amaze gukura asigaye areba akareba igikenewe. uko naje nkugana banza mu minsi iri imbere uzangenderera. none se wagira ngo uriya ubivuze we wagira ngo ntaba yarebye aho ngaho akaba yarabutse. n'ubundi rero pasiteri, yego ngira ngo wabibonye iwacu ni amahoro rwose, iwacu ni amahoro. wabibonye ko ibishyimbo rwose ari ingarama, wabibonye aho wanyuze haratoshye. urebye inyuma yanjye ababyeyi urabona ko barashisha bameze neza. oya nibyo utarya burinanura. bumvishe n'abana aho bari gukinira aho ngaho cyane rwose, bari mu kubyina. umva nkubwiye rwose twebwe Imana yatugiriye neza rwose Imana yatugiriye neza pe. umugisha uri iwanyu natwe rero turawusangiye. kandi ngira ngo natwe waratubonye, urareba abantu twazanye, ni ukuri. natwe iwacu hari ihumure, hari amahoro adasigana n'amahore. umva mbese n'ubwiza bwagiye mu bundi. nuko kandi duhora tubibifuriza namwe mukabitwifuriza, ariko ntuze kuba uri usoma imbere yawe. oya kirahari, uramenye rwose kirahari. ndabona wa muhungu ajereka bo kwitonda iyo bagenda ingenge ku busuna cyangwa urukangaga ntibiruka, kandi nanone wowe iyo urutamye rwahamije burya nuko biba bimeze. yari arimo asoza, ariko ngira ngo nta gutinda kuri ubu habe, nagira ngo nibatambuka binjira mwese mubasanganize amashyi, mubasanganize impundu ku babyeyi. nyamuneka nta nubwo turi buze guheza, uzibyo wenda umukwe wacu utakwivuga kwa sebukwe ataragabana, ariko abagabo babisanzwemo da ibyivugo babiho n'impamo ya Mungu. nagira ngo rero mbasabe bakimbagire nk'inyambo,
iyo wihuse urabimena huti niba mu bakobwa burya ni gake gakeya nk'ukeba akadasanzwe. nagira ngo murababona beza b'iwacu, ngira ngo murababona ikibasumba, ngira ngo amashyi mutangire muyakome baza batugana. Noneho mbonye umusore atangiye kurerembura, ubwo mu kanya araseka aramwenyura, jisho ari kuri Muhanga. Nagira ngo nsabe Kiribazayire w'iwacu ufatishije ahangaha, mbasabe mwigira imbere, ariko mwabahaye make nagira ngo mbasabe mwigira imbere, hanyuma umuherekeza mwiza waba uhagaze aha, umukobwa wacu nawe mubyeyi Ndimbati narayinkuzaniye umwanya ni uwanyu. Rero igira hino shana, igira hino, igira hino sanga umubyeyi w'uru rugo. Pastor karame uraho gitare gitebeje umukondo, meze neza. Rero aba bantu uri kubabona, terera amaso hariya, hari abuzimo, reba n'iwanyu. Twabonye ba SP n'abandi n'abamwe masava, babonye ko bakenyeye n'abadafi, wababonye ngabo basuhuza. Reba abo basore bambaye ibyera, wababonye? Urabona ari beza cyane, beza cyane. Rero nkunze kudahakanye uko turi hano, twese turi beza. Aba bantu ureba bose baje ku bwawe, twicaye turaganira, tuganira neza, yewe turasangira. Hanyuma umusaza uri hariya, uri ureba urangaje imbere uriya muryango, yitwa Pasiteri. Arangije aravuga ati hari icyo mbasaba. Turamwemerera duti dusabe, kuko urabizi ko tugira ubuntu. Tugira ngo agiye kudusaba inka, tuyagiye kudusaba amata, agiye kudusaba imbuto, ariko tugiye twumva avuze izina ryawe, atubwira ko arimo kudusaba. Yewe ba nyogosenge hari icyo babivuzeho, ariko tugeze aho turabyemera ko twabonye ari umuryango mwiza, turagutanga. Rero tuvuna amaboko, twariye ibyabo kandi ntitwenda kubisubiza. Uragenda uduhakirwe, ugenda udufashe nk'uko batugusabye bagushaka. Icyo kintu kiri bukunanira? Ntabwo kikunanira. Pastor igira ejuru rero, ugiye kuba incungu yacu, ntabwo twakugurishije, ahubwo nuko bavuze bati muri uyu muryango umuntu dukunda cyane, nubwo namwe mwese tubakunda, turashaka bavuga wowe umugeni. Ngaho rero base karame rero ko twakuguraniye. uraho ma, urakoma. ahasigaye Muryango mugari mwantumye, dore umugeni twahakiwe tugakora urugendo. Uyu niwe twagiye gusabira umuhungu wacu
kashi tujya mu muryango mwiza baramuduha niwe twatoranyije mu muryango w'iwanyu twishimira ko wadukunduye umuhungu ukaba wiyemeje kuza mu muryango mugari wacu ubu nawe ubaye umwana wacu kandi nta mwana ucika ku babyeyi ahubwo waje mu muryango wacu kugira ngo ushingane umuryango mushya n'umuhungu wacu kashi haguruka sha igire juru sha nuko igire juru shyikira muhobere sha ngira ngo uranezerewe noneho muzehe ndimba dore ya muzitsa sinakubeshyaga nta gihanga ataka warubizi ngaho rero kandi n'ubundi birasanzwe yego ngira ngo ubibona rero akabona nuko nambaye arabona ko bihita binywana birahita biba mawe urabona aba bana beza rwose barasa nanjye bagasa na Yezu wavutse ejo uroye nta mutima mubi rwose n'impamo ya muntu urabona agira ngo rero nanone nze kubasaba mare bafashe ako karabo pare mufashe iyo nshyimbo noneho nze kubasaba yego nze kubasaba bajye juru rangizaho amagambo aragira ati barasa na rendi nuwe urabona se ariko ibintu byose aho biteguye kubw'impamvu nagira ngo mubaze mwitonde mukurikize protokole yanjye niba mubyitegereza neza nagira ngo mukomanye uturahure hanyuma mbasabe ko mwasomanyaho kashika uraho neza sowe ntabwo nta kinyabupfura ugira urumva umeze neza ubona ko ari mu birori urumva umeze neza niba hari ibyanjye nawe tuza kubivuga ndikubaza urumva umeze neza kuba wicaye hano nta n'ubwo bufite kashika niwe ndi kuvuga nawe mpereza amafaranga yanjye nigendere wawe ihangane nzi ibirori byanjye ndi kukubwira mpereza amafaranga yanjye nigendere bro ntutume mumbabarire ntutume ibintu byose mbishyira hanze mpereza amafaranga barakwishyura ariko wa mukobwa mpereza amafaranga yanjye nyuma ya bino ndekura ariko nawe mbabarire ntagire umuntu utuma mwubahuka yewe mwana ntagire umuntu utuma mwubahuka mpereza ndaza kukubwira mpereza amafaranga nyuma y'ibirori ndaza kashika urabizi neza witwicira ibirori mwambabare ntagire umuntu nsuzugura ko nababwiye ngo mumfashe none se ubu wakubashye kashika mpereza wicaye madame ntutume nkuba urabizi turaziranye icara ntabwo nshaka kukuvugaho ntutume nkubahuka rwose mpereza ni wowe tumpereza wambabare udatuma nyuma serera y'ibirori ndaza kuza wambabare udatuma serera hano ntabwo ndi kukubwira wagerageje ukitwara neza mpereza amafaranga yanjye kurimo nayiki andi ibihumbi 500 n'uwo muri karitsiye mpereza amafaranga yanjye n'uwo muri karitsiye ubukwe ntiburarangira niba ari ibyo yafashe ubukwe ntiburangira niba ari ibyo yakoze nababwiye ngo mu nzibe hariko nta wundi muntu ndi kuvugana nawe mbase mureke se ryo kumena pare wakwicaye mpereza n'uwo muri karitsiye mpereza mubwira ariko we nyuma ya hano kashika aya mafaranga yayaguhaye umva mwese muri ababyeyi kandi muzi uko bujya niko nayibihe bikoresho ushaka kumpa amafaranga yanjye turangiza bino niko mukuru yaza ayo mafaranga muri ubu bukwe wakoze akahe kazi kugira ngo wenda umuryango yateranye twumve dukemura iki kibazo kashika bashaka ko mbivuga nyuma ya hano nyuma ya hano ndakureba akazi nkora urakayobewe ku buryo mpagaze hano wowe wa muturage wowe urifata ukambeshya ukambwira ngo uyu munsi ngo ntagomba mpare ngo afite ibintu ndi gukora wo kwirwa unyuka asa nkaho ndi ikigoryi
yewe mwana bro ibintu nkora ndabizi ntago ndi umwana uri kwiga warangiza ukaza kunkiniraho bira mupangu wowe aradekora okay reka mbabwire ukuntu byagenze kashi njye nawe hari deal twari dufitanye hagati yanjye nawe noneho iyo deal yamaze icyumweru cyose njye nawe turi kuyikora deal ni iki ari bunyishira 500 arambeshya ambwira umunsi wa mbere ngo nzayaguha umunsi wa kabiri nzayaguha ngo kuri gatatu ngo afite ikiraka ngo ntinyivamo ndahita nkwishyura ngo bitewe n'amafaranga ndiwe gukorera rero waje kuza kuryoshya kano gakobwa kugira ngo mve kuri buve kwishyura amafaranga yanjye urabera mbabara nta muntu nshaka kubahuka kuko nkubahutse ntabwo yarasi nka kugera hejuru kwibura mpereza amafaranga yanjye wowe umara icyumweru nyicundaho bro hasi hejuru mpindukiza nzamura umanura undebesha inyuma undebesha hirya warangiza ukaza kunyinisha bira mupanga none se wamukopye niki ntabwo byumva se wowe ntabwo mu mutwe wahakora wamukopye ibiki ngiye mu buzima busanzwe ndicuruza iyo niyo deal yaje iwanjye hamara icyumweru aje kunsezera ngo afite umukobwa agiye gukura amafaranga icyumweru sumva ari cyinshi cyangwa ahubwo ni gike bitewe n'akazi nkora rero numvishe ngo yaje gukorera ngo ubukwe hano ngani mumubwira mpereza amafaranga so wavuze kuri bumwishyure mpereza amafaranga ayo ntabwo umuntu ayishyura rero nayo ngayo ntabwo yishyurwa okay ngwino ujya kunyishyura amafaranga yanjye nyishyura amafaranga yanjye Hanisoni nyana yimbwa gusa gutesha abantu gusa ntanesheje musangizaho amagambo ngaho reba uko birangiye ibijemo indaya ndabigenza umva ndimba ati mubyeyi mugenzi wanjye uriya ababyeyi babyara abantu ariko ntibabyara umutima adasarase ariko iriya ndaya nayo nibura yari kuza nimugoroba bagiye gutwikura umva kandi indaya nyine igira gahunda ariko hari igihe ashobora no gukora ibintu nk'ibi ngibi agira ngo amwicire ubukwe uriya musore agahaguruka kuriya babona ngo umuhungu atavuga ngo reka turaza kubona bajya bataziranye buriya yanirenga bari baziranye wamenya ahumva ko ababyeyi muvana musa ni hari ukuvavana turabigenza tutara ariko icyumweru ni cyinshi nanjye ntabwo nabiva yewe peri we kajya ngo ni 500 abazi imibare ubwo mugabanyije nangahera ku munsi ugabanyije karere ni 80 70 na kimwe yewe yanari yanamweye 70 urya nabo bambara neza hazamo n'ibice ese urumva ari bumwishyura nyine n'undi ko ari kwipompera kwa bure yayipomperaga kwa bure yakizamuye yari na meshi ntiyari kuyamuharata yaramujijisha none se ubwo yaremwishyuye urigereranya ikigero cyawe se n'icy'abato uza abatoya none ko ari mutara yabonye se ko asebye ahubwo akaba n'ubundi akabigaseko nk'akeza wabigira ute akira nimba ariko rero ikintu cyiza mwabantu mukiranutse mbere y'uko ujya muri ibi bintu nta kibisumba uzi gusebera ahangaha